Halo, 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 muraho nshuti zanjye, muraho bakunzi baho muri TV show, ndabaramukije, ndabahobeye, muraho yambi, nishimiye kongera kubana namwe. Nk'uko mubibona, turi kumwe n'umuntu hano, umuntu udasanzwe, ariko nanone akaba atari ubwa mbere yicaye muri uru rugo, yicaye kuri aha hantu. Uraho ngiye mbere yuko ngira icyo mvuga muzabanze mukosora icyo kintu. Umuntu udasanzwe, ubu ndi umuntu udasanzwe. none se basanzwe bakumenye? Oya, umushyitsi aba ari umuntu udasanzwe yego, nk'ikivajuru. oya se noneho rete ko bitangire mu itiku birarangira gute? Birarangira neza. Okay, turi kumwe n'umuntu usanzwe. Usanzwe nk'uko mubibona turi kumwe n'umuntu usanzwe cyane. Ese watubwira amazina yawe? Ako bitari intambara, amazina nitwa Ntirenganyije. Intambara yo ntiyabura kuko twatangiye ari intambara. Aha rero tuguhaye ikaze, turakwishimiye. Nk'uko bisanzwe iteka, ntabwo ari inshuro ya mbere wicaye ahangaha, ariko abakunzi banjye benshi barambwiye bati uriya mutumirwa twamukunze agira isoni, ariko ngo umutumirwa wanjye agira isoni. Ese byaba ari byo? Isoni? Simvuze ngo narazitumye, ariko nanone utagize nanone akantu k'isoni, nanone waba ufitemo n'akabazo. Utagize akantu k'isoni ubu zishira. Ibyo ngibyo byo birumvikana. Twishimiye kubana nawe. Karibu hano. Asante. Ubu rero nta gutinda, iwacu ni kure, aho duturuka ni kure, dufite urugendo rurerure. Ubu ngiye kukubaza nti mwaje muva? Twaje tuva iyo bigwa. Ubwo rero ndagira ngo tuganire ku bintu birebana, kubera yuko ubu twagarutse ku muryango nanone. Abantu b'ubushize wari wabibwiye yuko uri umupapa, ibyo ntitubigarukaho. Ubwo rero nashaka kukubaza nk'umupapa mu rugo, ni ikihe kintu ujya ubona cyangwa ni izihe defo abagabo bashobora gukora abagore babo bikabababaza? Bakarakara, rimwe na rimwe akabikubwira cyangwa wenda ntabikubwira, ariko akaba azi yuko ibyo bintu bitamushimishije. Yego, mu rugo, mu muryango cyane cyane, ariko ku mugore n'umugabo nibo tugiye no kuvugaho. Icya mbere cyo haba ibintu bibiri, haba ibyishimo, ariko hari n'igihe no kubabara cyangwa se kutishima tujya tubyisangamo. rero nk'umudamu, abadamu cya mbere cyo bakunda keya. Buriya hari igihe umuntu iyo adaraga nk'umukobwa cyangwa se atereta uwo bazabana, hari igihe akenshi usanga dukoresha imbaraga nyinshi cyane, ugasanga dutanga n'ibirenze. Noneho twagera mu rugo, amakosa kenshi tujya dukora, tukibwira yuko icyo mwashakaga mwakibona, tukumva yuko nyine bihagije ibyo dutanga, tukumva yuko hariya mu rugo ho tudakwiriye kugumya n'ubundi kubitanga. Nk'umudamu rero ajya kurura ibihe bya kera. Abadamu bo nta kadetayi na kamwe kabacika. Icya mbere cyo areba ukuntu usohoka mu rugo, areba n'uko winjira.
mukibana wasohokaga mu rugo umubwiye bayi sheri, rimwe na rimwe ugakora n'utundi tujesite nyine tumwe na tumwe mujya mukora cyangwa se wakora. Yego. Ako ubu ngubu umudamu w'akaraga se rya zina yanyitaga cyagenze gute ko gutaha asigaye ataha aruhukira mu cyumba, haze ngo ampobere ambaza amakuru. ka kazina reka da ubu ni mama runaka, ni ikizina cyanjye asigaye ahuruka, nsigaye kivuga rwose nk'aho mwagira ngo sheri yarayibagiwe. buriya hari akantu numvishe, hari akantu nabonye gafite impano kitwa Bwenge. Niko nigeze kumva kavuga ngo mujye mwita abantu mukunda ariko ngo utuzina ngo turi kira ngo turi sexese turi romantique ngo turi romantique. Ugasanga umudamu wawe wamuhamagara akazina kari romantike, uri kumva. Ako ubu ngubu usigaye umuhamagara ikizina cya kinyarwanda, niko mbarimo mva. Niko nzamukundira icyo Imana yamumpaye we. Si ubwo ibyo hari umuntu ubivuga we. Nk'umudamu rero ahita asubiza ibihe, ahita asubiza amaso inyuma, akibuka imitoma wamuteraga. Ibyo byose nibyo bigenda bikereya umubabaro ku mudamu, akavuga ati naranzwe pe. Ako si ubundi wa mugani koko biba byaragenze gute? Biba byaragenze gute? Umuntu muzanye umwita amazina nkamira byose meza y'ibintu biryohereye byose warayamumariyeho, yahagera ngo niko Clementine, niko Jane, ntago wumva ko umwana yarize. Ubundi biba byaragenze gute? Kubera iki mutaguma uko mwahamagawe? Umuhamagaro wanyu kuki uhari aho ugera ukagira limite? Ntago ari kuri bose, ariko hari igihe hari abajya mu ntege nke, kuko hari n'igihe ibihe bigora abantu, ugasanga nk'ubu ngubu turi nko muri sama, ugasanga umuntu izuba ryamucaniriye atashye n'ibitekerezo byahindutse, ugasanga rero atashye atanavuga. Ariko kandi nibaza yuko mu rugo ni aho kuruhukira, kandi mu rugo saho kuzana ibyo wiriranwe hanze byose nguze ubikubitisha abantu usanze mu rugo, by'umwihariko ibyo wiriranwe ngo bigire inkoni yo gukubitisha uwo mwashakanye. Ibyo bintu rero uvuze ko hari igihe uba waramuteretaga muri sama, iryo zuba ko ryabaga ryaragucaniragaho, ese ubwo urwo rwitwazo si urwitwazo biba ari byo, cyangwa hari akantu kaba karavuyeho uba warabonye icyo washakaga hanyuma ukumva ko ugifite, ukavuga uti Jeannette apfa kuba ari hano, cyangwa Sonia cyangwa undi wundi, bose ibyo birahagije. Reka buri ikindi Odira dukwiriye kumenya, buriya ibihe bigira ibyabyo, sibyo? Ubu ngubu uteretana na sheri wawe uko mwari mumeze, sibyo? Nukomeza uku nguku, hari ikintu cyahindutse, urukundo rwariyongereye. Oya, reka tuba banyakuri. Oya, ubu ngewe ndavuga nkanjye ko impamvu rwiyongereye hajemo undi muntu, icyo mvuga byanze bikunze uko byari bimeze kuriya ntihabura akantu gashobora guhindukaho. Gahinduka se mu buryo bubi kubera iki twumva ko mbese ko gahinduka mu buryo bubi? Kuki katahinduka noneho umwita na shokora, mbere waramwitaga sweet ngo gahinduka umwita na shokora, kandi bituruka ku bagabo. Ni mwebwe mubi
ku buryo mwebwe mubitera nta mugore nyine ushobora kuba yatuma nyine biza haza abagore ubundi duhora twifuza kuba nk'uko mwatubonye tumeze niba waranyitaga ya mazina uyakomeze ubwo nimba urihinduye ni ukuvuga ni uguhita wibaza utari ko se noneho asigaye afite abandi abyita kandi twebwe ntiduteshuka ariko abagabo benshi barashinjwa ko babona bamaze kugera ku ntego bari bariyemeje bakavuga bati n'ubundi arahari umugore wanjye kandi ntabwo muzi ko buriya muba mugomba kubagara urukundo ruruhirwa mwebwe mukumva yuko ubwo afite abana hariya akaba yarabyaye waramufatishije yarabyaye nyine ibyo ngibyo umugore wawe nyine ariko uba ugomba gukomeza kumwubaka ariko hari akantu uvuze nta rurabo rutoha rutuhiwe none se nibyo mvuga kandi nyine buriya hari n'igihe mu rukundo hazamo no kwiriza se hari n'abantu biriza mu rukundo bakavuga ko badakundwa se kandi bakunda erega kwitetesha ni ngombwa ku mugore umugore n'uteta umugore n'uwibebeza sibyo yego hari igihe usanga umugabo akenshi aba yagiye no gushaka amazi yo kuhira ruriya rurabo noneho umudamu we rimwe na rimwe akaba yabona yuko umugabo nta gihe amuha ariko buriya igihe umudamu yacyumva neza cyangwa se igihe kibabera cyiza ari uko nyine ururabo rufite amazi yego nyine ariko ntitwibagirwe ko muba mwarahuye n'ubundi uri ushaka ubwo buzima akenshi hariho n'igihe niyo muhuye akazi kadahinduka mbere mutari abana wamuhamagaraga mu gitondo saa sita nimugoroba mumvuruka amazi se sheri wifubitse nimugoroba amazi se wariye ariko ubu ngubu upfa kuba wasize sitoke ihari mu rugo ubwo nyine wagiye uraza kongera kugaruka nimugoroba utamubaje uti wiyiriwe uti kandi iwabo yarabisize iwabo aba yarahasize ibishyimbo yarahasize umuceri aje gushaka urukundo rwawe kandi ni narwo rumukurura rugatuma yemera kuza rwaramukuye ku rwese rwaramugejeje ku munini urukundo ruramufashe rumwambukije akarere agiye mu kandi ati ukuntu ambwira neza n'ukuntu antetesha n'ukuntu agira gute akaza yafashe umwanzuro yagera mu rugo akaza wamwamara n'umwaka umwe ukajya umusigira wa muceri na bya birayi yaryaga iwabo ukagaruka nijoro nimba ku manywa yagize agakrize yarwaye amagripe cyangwa yanyereye akagwa ntabwo ubizi kubera iki mudakomeza nyine kuri uwo murongo ko ari byo abagore baba bashaka buriya ni uko buriya abantu hari ibyo batabera amaso buriya niba umugabo muzajya mukominika byoroshye no mu rugo ubimenyera no muri fiyansaye sibyo uretse ko nyine hari abantu baba bazi kwiyishushanya no kwiyoberanya cyane rwose ebana ku buryo muri fiyansaye niyo ari kumwe na sheri we mu nzira benda hari aho bagiye aranamuheka noneho umukobwa akayoba akagira ngo nagera no mu rugo azajya mpeka mana we azajya anyoza n'ibirenge ananyuhagire hose buriya reka nkubwire uretse ko haba habayeho kwirengagiza riyalite umukobwa umwe niwe ngo watarantitse yewe mvangamo n'utuntu n'utundi akantu ko gutarantika ariko uragakunda koko banza ari nka kangahe nkavuze hano kuri humura noneho imyaka iragenda iba imyaka nyine rero n'abakobwa mwishyiraho kuresha itari ngombwa noneho na sosiyete rega nayo na sosiyete ntiba yoroshye n'ababyeyi n'aho uvuka aho iwanyu mu cyaro aho uba utuye abo mwiganye babyaye kane ariko izo puresha zabura gute noneho umukobwa
ngo yari yoroye inkoko nyinshi. Umusore uje kumurambagiza wese akamutekera inkoko. Umusore ngo akayivovora, umukobwa afite se ngo akicara ku irembo agategereza yuko umukobwa we yamubwira ati ngwino usangire n'umushyitsi. Agaheba umusore akayikokora n'utubaba twose na twa tundi twose n'udusenda waboye byose n'uduhogo byose agahekenya n'utugufatamira byose. Umusore yamara kumva aho agejeje akitahira. Umusaza akazategereza yuko bazana inzoga zo gusaba cyangwa zo gufata irembo agaheba. Kabiri kangahe hakaza undi musore ngo aba bagira inkoko. Umusaza ngo abona inkoko zirakendereye. Garangije abaza umukobwa we, ese mwana wanjye ko inkoko zibamariye zishize ko zikaba zishize, nizishira uzabigenza ute? Uzababagira iki? ngaho ibaze. Umukobwa aravuga ati nizishira ntawe urantwara, nzababagira ibisiga. ako shaka ugira utuntu ntukaryame nimba hari umuntu ugira utuntu tw'incuzi pe urimo ngo azabagira ibisiga bigenda aba ari byo barya. Nibyo bazarya. Ni ukuvuga ngo rero hari igihe n'abadamu bajya hari amakosa bakora kubera yuko batabaye maso muri fiyansaye. buri ikintu umubyizi waburiye mu isiza uzawubonera mu isaka. None se reka mvuge ko uwo musore adatanga keya, ariko iyo ageze mu rugo noneho biragabanuka cyane bigashira pe. None se wabona umukobwa utanamubajije byibuze rimwe ku munsi, ariko iyo mugeze mu rugo na rya rimwe rirahagarara. Kandi n'ubundi mukora akazi nk'ako mwanakoraga kera. Buriya ntawe utanga ikintu adafite. Ibyo turagira ngo tubabwire ko ari kimwe mu bintu bibabaza abagore, bituma babona yuko byahindutse. Kandi we baba bantumye, ngewe ndi hano mpagarariye abagore, ubu ngubu nanjye ndishyira nk'umuntu baba batumye, nk'umuntu uganira n'abantu benshi. Ubwo rero kuba mba mbivuze gutya cyangwa tubiganiraho gutyo, ni ukuri mujye mukomeza umuhamagaro nk'uwa mbere, kuko biratubangamira, biratubabaza. Kandi buriya kebo kagiye wamugarura. Hari abagabo bari bafite urukundo barukuwemo n'abagore rwose baragandukaga ku buryo no hasi bahararaga, ariko bageze mu rugo bahura n'ibintu bibakokoraho biva kuri ba bagore amashami. Sinzi yuko nabyo utajya ubibona. Oya, nabyo birashoboka, ntabwo twakwivuga ibyiza gusa wenda ngo ibi bitubyigizeyo. Ibyo ngibyo nyine n'uwo mugore ushaka ibyiza, icyo umuntu abibye nicyo asarura. Ariko hari umugore ukomeza kubiba ibyiza, ariko umugabo akamubana ibamba pe, ntamubaza ati wiriwe ute, kuki mbese udashobora kumubaza uti ko imvura yaguye urifubitse. Ko ari umugore wawe si bwo bafite agaciro cyane kurenza cyane. Tuba turi hano kwibutsa yuko abantu bakwiriye kwibuka aho bavuye nawe uko bahamagawe. Akandi kantu njya mbona ku bagabo katubangamira, nabavuze ko ndi hano nyine nk'umuntu uhagarariye abagore bose bakurikira muri TV show, kandi mfite abo tuganira benshi. Rero tuba tubisangiza abantu wenda kugira ngo icyo kiganiro nucyumva uzamenye icyo ukosora. Ugasanga mwakoze ubukwe reka impeta zitava ku rutoki buri munsi nk'icyumweru cya mbere. Ntacyo mvuze icyumweru cya mbere, ntacyo mvuze nitewe. Umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri reka impeta ntiwareba, ariko mwagera nko ku mwaka wa gatatu cyangwa wa kabiri, abagabo bamwe impeta nimba zitakara, nimba zisaza, nimba ziba byaragenze gute, niba barabyibushye ntizibakwire, simbizi. Ibyo bintu byo biba bimeze ko hari umuntu nzi rwose w'umupapa, ntabwo nari namubona yambaye impeta na uzaheba nutegereze.
ngewe umuntu w'umupapa nzi sindamubona yambaye impeta na rimwe gusa kandi ubu wasanga umugore we urutoki rwenda gucika intoki zenda gusa hari abantu bicumuza ariko nanone dukwiriye gukura mu myumvire kuko kimwe cyo njyewe nk'akazi nkora sibyo nkora akazi ko guteka n'ibiraka noneho babumvireho bumvireho abazashaka bumvireho rwose abazashaka noneho kubera yuko nkora mu mazi kenshi sibyo kandi no mu byo nkoramo nta nubwo kubikoramo n'impeta biba byemewe aka kanya no muri baga mba mfite ibirimo ariko niba hari abantu ibyo bintu bicumuza byo kubona umugabo atambaye impeta abarokorera amajorite sibyo ubwo rero iyo nzi yuko ndi bujye gusenga ndiyeranje nkayambara ikindi nzi n'abagabo bambara impeta bakajya gusambana kugira ngo babone uko basambana nzi n'abakobwa bambara impeta kugira ngo babone uko basambana buriya ikintu cyose ushobora kucyambara bitewe ucyitwaje kugira ngo ukore ibibi ni uko nyine uhise wivuga kandi njye uwo mugabo asenze utambara impeta ubundi ndakuzi njyewe ndivugiye uhita wivuga ariko nyine muri rusange byo biterwa n'akazi wa mugani cyangwa bigaterwa n'iki gihe mu bo byacumuza rwose sindimo habe na gatoya ariko kandi nanone buriya nanone uyambaye aba ari geste nziza iyo uyambaye biba nyine ngewe navuze ngo ndi hano ndimo ndavugira abagore ntabwo mvuga nkanjye ku giti cyane ndimo ndavugira abagore ubwo rero twavugaga wenda ku tuntu tujya tujena nk'abagore mu rugo kw'abagore ubundi twebwe twaremewe guteteshwa gukundwakazwa kukwereka ko ukunzwe buri munsi ubwo rero utwo tuntu mu by'ukuri ni utuntu tutubangamira ariko tuba tubiganira aho bishoboka twabihindura tuba tugirana inama ntago wenda si itegeko ariko aho bishoboka twabihindura kandi tuba dushaka ibitugirira umumaro twese rero dusoza niba hari ikintu wenda warenzaho ntago mbizi ku nama tuba tugiriye abantu yego tugeze kubera ko tugeze mu mugoroba w'isi abantu baraguye mu bintu byose mu buryo bw'umwuka baraguye kandi buriya utameze neza mu bugingo hari byinshi bipfa twebwe dore yuko tubarizwa mu gice cya gospel ni nacyo gice tuba tugomba gukoraho cyane ariko tutirengagije n'abandi kubera yuko duhamagariwe kuba umugisha kuri bose icya mbere cyo niba warahuye n'umuntu musenga mukaba mutagisenga hari ikintu bizangiza no mu rukundo hari ibipfu niba mwarahuye mufata igihe kimwe mugakora inama y'umuryango ngo naba adakishijwe mukaba mutagihura ngo mukore nk'iyo nama y'umuryango muganire murebe ibyapfuye murebe ibyiza murebe n'ibibi hari ikintu mu rukundo bigenda byangiza rero ibyo bintu byose mvuze haruguru abantu bakwiriye kongera bakagaruka mu mihamagaro yabo ubundi ibyapfuye bizazukira aho ngaho ibyapfuye bizazukiraho urakoze cyane rwose turahuguranye kandi nzi ko ntabwo bizafata ubusa rero uno munsi tuvuze ku bitanezeza abagore gutaha ndumva twazavuga ku bitanezeza abagabo ko ntabwo twikunda gusa ku bagabo byo ni ubwo rero ubutaha tuzabivugaho ntabwo twikunze gusa ndumva twashimira abantu bari badukurikiye kuri Humura TV show kandi tugashimira nawe kwitanga kwawe kuba waje kutuganiriza no kutugira inama noneho rero tukagusabira umugisha kandi kugaruka biremewe
reka tugushimire tukubwire ngo urakoze, Imana iguhe umugisha. Ciao ciao, Bye. bye.